Imyaka igera kuri 85 irashize itorero ry'umwe bw'amatorero y'ababatista rigeze ku butaka bw'u Rwanda. Ukwagera kwaryo byagizwemo uruhare n'abamisiyoneri b'abadanwa baje baturutse mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 1938. Iyi nkuru y'iyamamaza butumwa yahereye mu karere ka Nyaruguru ho mu ntara y'Amajyepfo. Ibikorwa byabo byatangiriye muri paruwasi ya Nyantanga n'iya Runyombyi aho ni mu karere ka Nyaruguru. Ubwo hari mu mwaka wa 1939. Mu byibuke muri iyi myaka ibihugu hafi ya byose byo ku mugabane wa Afurika byari bihatswe n'abakoloni b'abanyaburayi. U Rwanda ndetse n'u Burundi byari mu biganza by'abakoloni b'ababiligi kugeza mu mwaka wa 1962 ubwo ibihugu byombi byahabwaga ubwigenge bikareka gukomeza kwitwa Rwanda Urundi nk'uko byari mbere y'uko uyu mwaka ugera. Ababatista bo mu Burundi nabo mu Rwanda bari bayobowe n'abamisiyoneri b'abadanwa muri ibi bihugu byombi, ariko kuva icyo gihe uburyo bw'imiyoborere bwarahindutse. Icyo gihe hariho inkubiri ya demokarasi, ari nabwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge ndetse n'u Burundi bukabona ubwigenge. Ibyo rero byatumye bwa bufatanye bw'abanyarwanda cyangwa se UEBR yo mu Rwanda ndetse n'ababatista bo mu Burundi nabo habaho gutandukana, habaho kwigenga. Ubwo icyo gihe mu 1962 u Rwanda rumaze kubona ubwigenge, UEBR nayo yabaye nk'iyigenga, ariko mu 1964 ibona ubuzima gatozi, ihabwa uburenganzira bwo gukorera mu gihugu hose. Icyo gihe nibwo twavuga ko yatangiye kwigenga, hanyuma iva kuri ya maparuwasi abiri igera ku maregiyo atandukanye kugeza uyu munsi. Abamisiyoneri bagera ku butaka bw'u Rwanda mu ntekerezo ndetse no mu bikorwa byabo bari bayobona intumbero nyamukuru yo guhindura imibereho y'abayoboke babo binyuze mu ivugabutumwa, bakabinyuza kandi mu burezi bufasha benshi kwiteza imbere ndetse no kwita ku buzima bwabo binyuze mu buvuzi. N'amagingo ya rero uwo murongo ntabwo wahindutse, kuko iri torero ry'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda rikataje mu guhindura imibereho y'abaturage binyuze muri izo mfuruka. Kugeza n'uyu munsi rero ntabwo twigeze duhindura icyerekezo. Na n'ubu tuvuga ubutumwa bwiza mu gihugu hose, ariko tugaharanira ko n'umukristo wacu agera ku iterambere ryuzuye. Iyo tuvuga iterambere ryuzuye ni ukuba yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko akaba afite n'imibereho myiza mu buzima busanzwe. Ibyo rero nibyo tugikora kandi dukomeje. Muri iki cyegeranyo turarebera hamwe ibikorwa ntagereranywa by'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda binyuze mu musanzu badahwema gutanga mu burezi, izahurabukungu, ubuzima ndetse n'ishyirwaho ry'ibikorwa remezo. Ni icyegeranyo cy'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda cyatunganyijwe n'igitangazamakuru mpuzamahanga Africa Media Group Beacon of Hope Magazine. Ku ngingo y'uburezi mu itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda, abiga mu mashuri ari mu nshingano z'itorero iteka barangwa n'indangagaciro yo kubaha Imana no kubaha abantu. Ibyo bakabivoma mu kuba batozwa gusenga, bityo bikabahesha kugira ubumenyi busanzwe biga mu mashuri, ariko kandi ubwo bumenyi bugatuzwa mu mubiri mwiza. Uburezi muri UEBR nabwo buhagaze neza. Itorero UEBR rifite uruhare runini cyane mu guteza imbere uburezi. Ni itorero rifite ibigo 36. Muri ibyo bigo 36 harimo 25 bya primaire, hakabamo 11 bya secondaire hamwe na za 9 years, ariko ibibasha gucumbikira abana ni ibigo 3 muri ibyo ngibyo. Muri rusange numva ko dufashe inkingi nini cyane yo kugira ngo abana b'abanyarwanda bige neza. Ni koko uruhare rw'itorero mu burezi rurigaragaza. Benshi mujya mwumva Petit Seminaire Baptiste iherereye mu ntara y'Amajyepfo. Yatangiye gutanga umusanzu mu burezi mu myaka y'1986. Intego muri icyo gihe kwari ukwigisha abapasiteri b'abatista, ariko igihe cyaje kugera ku busabe bwa leta biba ngombwa yuko ihindura intego, maze ishuri ritangira kwigisha abanyeshuri bose. None uyu munsi abaryigamo umusaruro w'uburezi bahabwa ugaragarira mu mitsindire ndetse no mu guhiga benshi. Tronkome baratsinda 100%. Koniko kuri MCB na MEG baratsinda 100%. Ayo niyo manota y'umwaka ushize nshobora kuba nakubwira. Ariko tugendeye ku manota y'umwaka ushize, abana batandatu gusa muri MCB nibo batabonye bourse. Abana barindwi muri MEG nibo batabonye bourse.
muri mege twari dufite abana 24, muri MCB twari dufite 37. nkivuga kuri iri shuri rya Petit Seminaire Baptiste abana baryigamo uretse kuba bigamo amasomo nk'uko ateganyijwe muri gahunda y'integanyanyigisho ya leta, bagira n'igihe cyihariye cyo gukarishya impano zabo nko gukina amakinamico ndetse n'izindi mpano zitandukanye. But I don't have ability to pay her school fees. I'd like to ask you, Father, if it is possible to help me to pay her school fees. Okay, I think. Uburezi bwo mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke nabwo bwashyizwemo imbaraga mu itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda. Hirya no hino mu maparuwasi atandukanye y'iri torero hashyizweho amashuri yigisha abana b'incuke, ayo bita ECD cyangwa Early Childhood Development mu rurimi rw'icyongereza. Itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda ryashyizeho gahunda yo gufasha abana barangije amashuri yisumbuye kubona uburyo bwo kujya kwiga muri kaminuza, ibyo bita bourse. None uyu munsi umusaruro wabo bafashije kujya kuminuza nawo watangiye kwigaragaza. Aha turi muri groupe scolaire ya Nyakayaga iherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye. Abana bize kaminuza ku bufasha bw'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda batangiye gutanga umusanzu wabo, aho bakoze uburyo butangaje bwo kubona amashanyarazi muri iyi paruwasi. Iyi nzira ni y'umuriro wa rege, ahangaha ni sola, byose bigahuriramo hano. Ni ukuvuga ngo twafashe umuriro wa sola n'umuriro wa rege tubihuza mu nzira imwe kugira ngo igihe dufite sola igihe sola idahari rege ikore, igihe rege idahari sola ikore. Ibi ngibi byakozwe n'abanyeshuri b'itorero UEBR biga muri Kiste, bari gukorera masters ariko biga ku nkunga kuri buruse bahawe n'itorero. Iki gikorwa abanyeshuri bakoze cyagabanyije ingano y'amafaranga iyi paruwasi yasohoraga mu kwishyura amashanyarazi. Intego ni uko ubu buryo bwazagezwa no kuri benshi mu baturage batuye muri iyi paruwasi. Kugeza ubu mu mashuri y'itorero UEBR harabarurwa abana bagera ku 33,600. Ibyumba by'amashuri ni 680. Ingano y'amashuri yatumye UEBR ibasha guha akazi abakozi bagera kuri 534. Igipimo cy'imitsindire mu banyeshuri nacyo kiri ku ijanisha rya 73% dushingiye ku mibare yo mu mwaka wa 2022. Uruhare rw'itorero UEBR mu iterambere ry'uburezi ndashidikanywaho, by'umwihariko nko mu karere ka Nyaruguru honyine habarirwa ibigo by'amashuri bigera kuri 20. Kubw'umusanzu w'iri torero rero inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta zishima cyane imikoranire yazo na UEBR. UEBR dufatanya byinshi, urumva UEBR ifite ibigo 20 muri aka karere kacu ka Nyaruguru, aho ni mu bijyanye n'uburezi. Bafite kandi n'ibigo nderabuzima bigera kuri 2 mu bijyanye n'ubuvuzi. Ni ukuvuga ngo abana bafite aho bivuriza, ndetse n'abaturage bacu basanzwe bafite aho bivuriza, ndetse n'abaturage bakabona aho bigira. Ni ubufatanye rero bwiza kuko nujya kureba urasanga ingufu nyinshi za UEBR nujya kureba ibigo 34 bafite mu gihugu, ugasanga ibigo 20 biri mu karere kamwe nka Nyaruguru. Urumva harimo ubufatanye bukomeye rwose mu bijyanye n'uburezi. Yego. Ingingo ivuga ku burezi ubwayo iragutse cyane. Isano uburezi bufitanye n'izindi nguni zose z'imibereho ntabwo ari yo kwirengagizwa. Igice kirebana n'imibereho myiza y'abakristo UEBR yagishyizemo imbaraga, maze itangiza imishinga igamije gufasha ndetse no kwigisha abatishoboye bo muri bo kugira ngo babashe kwizahura bityo bave mu bukene. Ubu dufite imishinga 23 ifasha ikorera muri paruwasi, aho abana b'abakene n'imiryango yabo hari inyigisho bahabwa, bagahabwa n'ubushobozi bugiye butandukanye bubafasha kwizahura mu bukene. Ibyo nabyo tubishimira Imana. Mu kuvuga ku mishinga n'uruhare rwayo mu iterambere ry'abakristo bo muri UEBR, munyemerere tunyarukire muri paruwasi zitandukanye zigize iri torero hirya no hino mu gihugu. Muri izi paruwasi turahasanga ibikorwa by'ingeri zitandukanye binyuze mu mishinga mito mito ifasha abayikora kwibeshaho ndetse no kwikura mu bukene.
nko muri paruwasi ya Jarama turahasanga bigishijwe kuboha ibikoresho byifashishwa mu guhaha, ibyo bita udusobane. Aba uko bangana bakorera hamwe, maze ibyo bakoze bikagurishwa, ifaranga rivuyemo rikabafasha kwiteza imbere. Bo ubwabo bahamya yuko bamaze gutera intambwe igaragara batandukana n'ubukene, kandi byose bakabikesha ubufasha bwa UEBR mu ngeri zitandukanye. Itorero ryadufashije kuduhuza, badushyira hamwe, baduha amahugurwa ajyanye n'uko natwe mu gihe kiri imbere dushobora kuba dusezererwa mu mushinga, ariko tugakomeza tukiteza imbere dukoresheje ibikorwa by'amaboko. Ubu rero ni ukuvuga ngo mo baraduha ubumenyi ndetse n'ubumenyi ngiro. Ubumenyi bwacu ntabwo ari ukusoma gusa, ahubwo babonye ko tunabikora. Baduhaye ubumenyi, turi kubushyira mu ngiro, dufite n'amasoko. Uretse ibi bikorwa by'ububoshyi muri iyi paruwasi ndetse no mu zindi zigize UEBR, imishinga ishingiye ku bumenyi ngiro irakataje. Byose bigakorwa hagamijwe gushaka icyateza imbere umuturage agatana n'ubukene. Hari amatsinda twashinze mu itorero yo gukora ibintu bigendanye n'ubukorikori ku buryo bubateza imbere. Hanyuma usanga hari abantu bakora iby'ubumenyi ngiro, ugasanga harimo ubudozi, nk'ubu dufite atelier, hanyuma hakaba harimo abantu twigisha ubudozi, hanyuma harimo n'abandi bakora ibintu bigiye bitandukanye bishobora kubinjiriza amafaranga. Ugasanga abantu baraboha udusobane, ariko dusobane twa kijyambere, ntabwo ari udusobane wenda tuboshye mu bifunzo n'iki. Hari ibikoresho bikorwa mu utwo tuntu ku buryo abantu bagenda bajya kuduhahisha ku masoko batugura. Ugasanga abandi baraboha ibiseke, ugasanga abandi baraboha imipira, imyenda yo kwambara. Ugasanga hari n'amatsinda yo korozanya. Twatagiye dutanga amatungo magufi, hari amatungo maremare, ku buryo kubera yuko mu bushobozi itorero twagiye tubona duha nk'igice cya mbere kimwe tukoroza abantu, nabo bakazoroza abandi. Rero dufite amatungo magufi nk'ihene, dufite inka muri gahunda ya gira inka, hanyuma abantu bagenda borozanya. Ibi byose bikorwa hagamijwe kwigisha abayoboke b'itorero kugira umuco wo kwishakamo ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo mu mibereho. Gukorera amafaranga ni kimwe, ariko kandi no kubyaza umusaruro aya mafaranga ni ikindi. Mu maparuwasi atandukanye yo mu itorero UEBR, abakristo batozwa umuco wo kwizigamira amafaranga babonye kugira ngo azagire icyo abagezaho. Ibyo bikorwa binyuze mu matsinda mato mato yo kwizigamira no kugurizanya, aho uyu muco utagira imbibi kuko n'abakiri bato bawutozwa kugira ngo bazawukuriremo. Twishyize hamwe turi abantu 25, noneho tukagenda dutanga umugabane. Twamara gutanga umugabane tukareba ubabaye kurusha abandi, tukagenda tumuguriza, twamuguriza akagenda agakemura ikibazo yari afite. Kandi tubona hari aho bigenda bifasha abantu kwivana mu bukene, kuko tubona hari abo twagiye duha amafaranga, hari ababaga badafite amatungo, ubu bamaze kubona amatungo. Hari ababaga badafite inzu yo kubamo, yaza twamuguriza akabona aho kuba. Udafite umwenda, iyo tumugurije amafaranga aragenda agakemura cya kibazo, akagura umwenda, ubundi ikindi gihe akayagarura, nanone tukongera tugaha abandi, ku buryo tubona abantu muri iryo tsinda bamaze kugenda batera imbere. Kuvuga ku mishinga y'izahurabukungu ntitwabura no gushinga umwotso ku mishinga iterwa inkunga na Compassion International. Abana bo mu miryango itishoboye bahabwa ubufasha mu myigire ndetse n'imibereho. Ikirenze kandi abana nabo batozwa umuco mwiza wo kwizigamira kugira ngo uyu muco mwiza bawugire uwabo kugeza bashaje. Compassion nk'umuterankunga ishyiraho na gahunda z'urubyiruko zibateza imbere. Ko nk'urugero hano kuri paruwasi ya Jarama, abana b'urubyiruko bahano mu mushinga ufashwa na Compassion bafite gahunda yo kwizigamira. Bagenda bizigama buri cyumweru uko babonye ibiceri. Ababyeyi nabo twamaze kubibahugura byabagiyemo, bagenda bizigama bashaka uburyo ubuzima bwabo buzaba bumeze neza. Yego.
muri paruwasi zitandukanye z'iri torero binyuze mu mushinga uterwa inkunga na Compassion International. Ubu batangije gahunda yo kwita ku mwana mu gihe akiri mu nda, agakurikiranwa akivuka, agakurikiranwa mu mikurire ye kugeza ku myaka 22. Dufata noneho tugeze kuri tap yo gufata inda y'amezi 3, ariko dushingiye kuri bya byiciro by'ubukene abantu batagira aho bikora. Tukagenda tukamufata ya nda y'amezi 3 tukayirera kugeza umwana avutse amezi 9, kugeza atangiye umunsi umwe kugeza mu myaka 22 afashe mu by'ukuri ubuzima arangije kaminuza. Binyuze mu mishinga iterwa inkunga na Compassion International, ubu imiryango y'abana itishoboye yabashije guhabwa uburyo bushya bw'imibereho. Aha no mu myaka yagiye itambuka, umushinga wagiye ufasha imiryango abana bakomokamo ikennye kurusha abandi, ibafasha ibintu bitandukanye. Nkaje mubona nk'amafoto agiye amanitse hano, bagiye bahabwa ibintu bitandukanye, guca nyakatsi ku buriri, twagiye tububakira amazu, twagiye tububakira ubwiherero, muraza kugenda mubibona. Ni ibikorwa byinshi cyane byavuye ku bana bigera no ku miryango. Bagiye borozwa amatungo, bagiye borozwa amatungo maremare muri gahunda ya gira inka munyarwanda yatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyo gahunda yaragiye natwe tugeraho mu maparuwase, ndetse n'abaterankunga bacu bayidushyigikiramo, baduha inkunga tubasha koroza abaturage bandi. Rero icyizere cy'ubuzima cyarazamutse, kubera ko niba umuntu yarabagaho atagira itungo na rimwe mu rugo, akaba yarahawe ihene, agahabwa inkoko, agahabwa inka, bivuze ngo icyizere cy'ubuzima cyarazamutse, kuko byabafashije kubona umusaruro. Kuko mbere barahingaga ugasanga nta fumbire bafite yo gushyira mu mirima, ariko ubu ngubu barahinga bakabona n'ifumbire yo gushyira mu murima, bakanywa amata, ndetse bakaba banayagurisha bakabona amafaranga yo gukemura ibindi bibazo. Kuva imishinga iterwa inkunga na Compassion International itangiye gukorera mu itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda, hari abana batari bake bariciyemo, uyu munsi bakaba bari ku rwego rw'iterambere bamaze kwigezaho. Aba nabo ntibagenda ngo bahereye, ahubwo batera intambwe bakagaruka kuri paruwasi zabo, maze bagashimira itorero ku bijyanye n'ibyo yabafashije binyuze muri gahunda bise garuka ushime. Hirya no hino mu maparuwasi y'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda hari ubutaka bwaryo. Ubu butaka ntabwo bupfushwa ubusa, ahubwo abanyetorero bo muri ayo maparuwasi bashishikarizwa kubuhingaho ibihingwa bitandukanye kugira ngo bibafashe kuzahura ubukungu, bityo imibereho yabo irusheho kuba myiza. Twagiye dushishikariza abantu mu gukora cyane cyane mu kubyaza umusaruro ubutaka. Itorero riba rigiye rifite ahantu hatandukanye, hari amashyamba yagiye aterwa, hari imirima y'ibyayi, aho usanga nka paruwasi, hari paruwasi ziba zifite ibyayi za hegitari 2, 3, 4, 5 gutyo. Ibyo rero tubibona nka achievement, kuko byagiye bihindura ubuzima bw'abanyetorero. Nko muri paruwasi ya Rutobwe mu karere ka Nyaruguru hari hegitari zigera kuri 6 zihinzeho icyayi. Kuva mu ihingwa ryacyo kugeza mu bihe by'isarura, abagikoramo babasha kwinjiza amafaranga batunga, ndetse n'itorero rikabasha gukura inyungu mu musaruro wacyo iyo kimaze kwera kikagurishwa. Kiriya cyayi cyahinzwe n'itorero ku bufatanye n'umushinga bita Sikoni. Icyo cyayi cyahinzwe kugira ngo gifashe abakristo n'abandi baturage baturarwanda muri rusange, kugira ngo imirimo irusheho kuboneka. Kiriya cyayi kirabagarwa, kandi abakibagaye bakishyurwa, kandi kirasoromwa, abagisoromye bakishyurwa, bakabona akazi, bagatanga mituweli, kandi bakibumbira hamwe mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya, kandi iyo barashe ku ntego bagira ibyo babasha kugeraho bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu ngo zabo. Tukivuga ku bikorwa by'iterambere bikorwa n'abakristo b'itorero UEBR, ntitwakwibagirwa ibikorwa bya koperative Transport Lac Sake. Iyi ikaba ikora muri paruwasi ya Jarama. Imirimo yo kwambutsa abantu mu bwato yose ikorwa n'abakristo ba UEBR paruwasi ya Jarama. Umusaruro uvuye muri iyo mirimo yabo ubafasha kubaho neza ndetse no kwiteza imbere mu miryango yabo. Muri gahunda yo kwita ku buzima mu maparuwasi y'itorero UEBR, uretse kuba abakristo bakangurirwa gukora kugira ngo babone ubwisungane mu kwivuza, ndetse n'abatabashije kububona bagafashwa kubutangirwa, hubatswe n'ibigo nderabuzima, aho ibi bigo bifasha cyane abaturage muri rusange batuye muri paruwasi. Umurwayi yavaga aha ngaha ari umubyeyi, ugasanga avuye hagiye Butare,
rimwe na rimwe ugasanga ananiwe mu nzira, ugasanga n'umwana agomba kuvuka ugasanga arapfuye, ariko amajyambere azihanga azanywe n'iri torero abaturage barorewe cyane ku buryo ababyeyi babyara neza, abana babo bagakingirwa. Ikindi nanone mu kijyanye n'imyigire, abana baho babaga bajya kwiga muri komini cyangwa ari komini Gishamvu, bakagenda bakambuka inzuzi n'inzuzi, ariko ubu amashuri yegereye abana ku buryo nta mwana ucikiza amashuri, abana bose bariga kandi ukabona biragenda bizahura imibereho myiza y'abaturage. Uruhare rw'itorero UEBR mu guhindura imibereho y'abakristo baryo ntabwo igarukira gusa mu kuzahura ubukungu bwabo, ahubwo igira n'uruhare rukomeye mu gufasha imiryango kubana neza ndetse no kwiyunga mu gihe cy'amakimbirane. Ko dufite uburyo tubunga tukabafasha, twararebye komite abantu bakuze b'inararibonye mu itorero tukabifashisha, bakajya mu miryango bakajya gukunga abantu, kandi dufite n'imiryango myinshi yagiye isubirana. Hari umuryango umwe dufite bari bamaze gutandukana, ariko ku buryo bwo kubaganiriza barongeye barahura. Indi miryango myinshi byari ibibazo, ariko ibyo ngibyo byarakemutse kubera kubaba hafi no kubasura ndetse no kubahugura tubigisha ijambo ry'Imana. Uyu munsi leta y'u Rwanda yahagurukiye guca ivangura n'igisana ryo mu banyarwanda, hakimika urukundo, ubwubahane no kubana mu mahoro biciye muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Itorero UEBR nk'umufatanyabikorwa wa leta y'u Rwanda naryo rikora iyo bwabaga ngo iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda icengere mu bakristo bayo. Inzira bikorwamo ndetse n'umusaruro bitanga birigaragaza. Icyambere dushishikariza abakristo bacu kwitabira ibiganiro byose bibaho, gahunda za leta ziba zateguye, kuko aho hantu hatangirwamo amasomo ya Ndi Umunyarwanda. Hanyuma ikindi, natwe mu nama dukora za buri munsi, komite dufite z'itorero z'abari n'abategarugori, za zindi z'urubyiruko, twigisha abantu gukundana, kubana mu mahoro. Iyo gahunda rwose turayifite kandi twumva ku itorero tubifitemo uruhare. Ariko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ku Mana nta muyuda nta mugiriki, kandi dore ko ryigisha urukundo, ibyo tubaba hafi cyane tubabwira, ndetse kuba Ndi Umunyarwanda nanone abakristo yari abakristo bahuje turabahugura kandi bakabigendamo neza, ndetse nabo harimo bagenda banahugura abandi, kuko byarenze byavuye ku rwego rw'itorero bijya no kuri iyo midugudu nababwiye. Uburezi, ubuzima, iterambere, izahurabukungu, ibi byose ntabwo byagerwaho hatabayeho gusenga. Ivugabutumwa muri UEBR niyo nkingi mwikorezi ibikorwa byose abagize iri torero bakora. Kuba mu nzira ishakwa n'Imana ukabihuza no gukora nibyo biba umusemburo w'iterambere abagize UEBR bo muri paruwasi zitandukanye bafite magingo aya. Ibyo dukora byose tubikora kubera ijambo ry'Imana, kandi misiyo yacu ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Hanyuma ubwo butumwa bwiza bukaba ari ubutumwa buhindura abantu. Muri uko guhinduka rero habazamo ubumwe, icyo twita unity. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ijambo ry'Imana ikindi kidufasha cyane ni ubumwe bwacu, ubumwe bw'ababatisita. Bidufasha kugera kuri byinshi, bidufasha gushyira hamwe, bidufasha gusangira ibibazo, bikanadufasha kubikemurira hamwe. So ubwo bumwe rero nibwo butuma itorero ryacu ari baryo uyu munsi. Ibyagezweho byose uko byakabaye ntibyari gushoboka iyo hataba ubufatanye bw'iri torero ndetse n'abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa. Ku bw'ibyo ubuyobozi bwa UEBR burashima buri wese wagize uruhare kugira ngo ibi bigerweho. Leta niyo mufatanyabikorwa mukuru, rwose turayishimira uburyo ituba hafi nk'itorero rya UEBR. Iyo tuyiyambaje iza bwangu, haba mu bibazo leta yitiza, haba mu byiza leta iraza tukabisangira. Ubwo rero leta rwose niyo navuga ko ari umusingi w'iterambere ryacu, ndetse n'imirongo migari bagenda badufasha ku baturage kujyana n'icyerekezo. Iyo leta ishyizeho viziyo, ni ukuvuga ngo natwe tuba tugomba kugendera kuri iyo vision. Ikindi ni abafatanyabikorwa bandi, imiryango itegamiye kuri leta, Compassion International, Hope International,
football ambassadors, AAA, World Relief, so abo bose turakorana. Ibyo byose rero twabigezeho kubera nabo dufatanya. Kugeza ubu itorero ry'ubumwe bw'abatisita mu Rwanda UEBR rifite abayoboke babarirwa mu bihumbi 42,500. Aba bayoboke bakaba babarizwa muri regiyo eshanu arizo Gikongoro, Butare, Cyangugu, Kibuye na Gisenyi, regiyo ya Kigali ibarizwamo n'akarere ka Bugesera ndetse na regiyo y'Umutara na Kibungo.